hano nk'uko mubibona twageze Serbia, barakubwira ngo welcome to Serbia. Welcome to e-services, all services in one place. Ni ukuvuga ngo hano niho ubona application yose for foreign citizens. Ku banyamahanga hariho apply for visa C, visa D and temporary residence approval in Republic of Serbia. Urabona hano ni ukuvuga ngo ikintu cyose ku muntu ushaka kujya Serbia, aha niho unyura kugira ngo ube wagera Serbia. Rero icyo ntabwo cyo tugiye kuvuga, ahubwo abantu benshi bakunze kumbaza barambwira bati ese ni ikihe gihugu cyo muri Europe umuntu ashobora kuba yizeye, ashobora kubona ibyangombwa? Icyo ni icya mbere. Ashobora kubona visa, icyo ni icya kabiri. Ashobora kubona na appointment bitamugoye. Urabizi ko hari ibihugu byinshi udufite muri zone yacu nko muri East Africa, aho usanga kugira ngo uzabone ushobora kubona work permit ariko kugira ngo ugire amahirwe yo kugera kuri visa bikaba ari ikibazo. Kubera iki? Kubera ko embassy ziri kure. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, no kubona appointment yo kujya muri embassy biragoye. Ariko kuri Serbia hose ko bimeze. Kuri Serbia urabona ko hano bavuga ngo welcome to Serbia. No kuvuga ngo service zose ziboneka hano, ari za embassy, ari za electronic visa, ari za diplomatic, ibintu byose service zose uzibona hano. Icyo tugiye kuvuga rero, tugiye kuvuga ku kintu bita Serbia. Serbia ese iyo wumvise ngo Serbia wumva iki? Serbia ni igihugu kiri muri Europe, yego. Icyo gihugu ikintu cyonyine kidafite ntabwo kiri muri Schengen, ariko kuba kitari muri Schengen territories ni ukuvuga ngo kiba gifite cyangwa se kiguha amahirwe menshi yo kuba wabona visa yo kujya muri Europe bitakugoye. Kubera iki? Kubera work permit ziri available, ziraboneka. Kuri visa nabwo mukangiye kubereka ukuntu ushobora kubikora neza ukaba wabona visa ya Serbia bitakugoye. Yes, ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere, Serbia ni igihugu ugereranije n'ibindi bihugu, ni igihugu gihagaze neza. Yes, ubu cyazamuye n'umushahara, aho ubu ngubu umushahara wacyo usigaye uri hagati y'igihumbi ya 900 n'igihumbi 200 ku mushahara ku kwezi. Bakumenyeye accommodation, bakumenyeye transport imbere mu gihugu, medical care ndetse n'ibindi byose ukenera uri mu kazi. Icyo gihugu kikaba gifite utuzi tugiye dutandukanye, utuzi two mu nganda, utuzi two mu mafamu, utuzi tugiye dutandukanye nyine two mu bwubatsi. Rero ikintu ugomba kumenya hano, hano ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, iyo ugiye kuri iyi service, first of all urabanza ugashaka icyo bita work permit. Banza wishakira icyo bita work permit. Numara kubona work permit, ubwo work permit umuntu ashobora kumbaza, hari abantu benshi bagenda bambaza bakambwira ati duhe link. Ese link iri hehe kutashyizemo link muri description? Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya, ntabwo work permit isabirwa kuri link, cyangwa se ntabwo umuntu ushaka work permit akoresha link kugira ngo accessing work permit. Ahubwo ikintu cya mbere ko rero basobanuye, work permit ni ikintu kiva muri government. Work permit nta company, nta muntu wemerewe kuyitanga, ahubwo company iguha akazi cyangwa se company yaguha akazi iguha icyo bita contract y'akazi gusa. Iyo umaze kubona work permit rero uza kuri website nk'uko ndi kugenda mbibereka. Iyi website rero icyo ukora, uza hano kuri hano nyine avuga ngo hari kuba wakora login mu gihe ufite account, yes, cyangwa se ugakereya new account. Ukanda hano register any account. Noneho iyo ugeze hano urabona hano hari amategeko n'amabwiriza. Yes, urabona ko twageze kuri government portal cyangwa se government official website. Then hano wemeza amategeko n'amabwiriza. Hano niho urabona attach document, bakwereka ibipimo bigomba kugira ute gushyiraho ya passport yawe. Noneho imaze kwishyiraho hano automatically bahita bakwereka imyirondoro yawe. Impamvu tutari buyikoresha uyu munsi ni uko ntabwo turi kubikora kandi ntabwo babyemewe kuba washaringa data z'umuntu uwo ari wese. Umuntu uzabona ari gusharinga data z'umuntu nka babandi bamamaza bashyizeho data z'umuntu, icyo gihe ibyo bintu birahanirwa n'amategeko, ndetse n'urubuga dukoresha rwa YouTube ntabwo rubyemera. Ni ukuvuga ngo rero hano urabona ko abavuga ngo first name,
hano wuzuzamo izina ryawe, ugashyiramo irindi zina ryawe hano bavuga ngo document type. Ubwo hano uko byagenda kose document type select document type ni ukuvuga ngo aba ari passport ariko ari ordinary passport. Hano barakubwira ngo urabona hano barakubwira ngo country that issue the passport, igihugu kiba cyarayiguhaye ya passport yawe. Barakubwira ngo choose state, ni ukuvuga ngo ugomba guhitamo igihugu. Document number, ushyiramo document number yawe, ya namba cyangwa se ya serial number ya passport. Document expression date, ni ukuvuga ngo hano bawushyiramo igihe izarangirira, itariki y'amavuko, gender. Noneho bakakubaza hano ngo do you have a foreign registration number. Ubwo rero iyo wigeze kuba muri Serbia baraguhaye registration number uyishyiramo, then hano ugashyiramo email, ugashyiramo na password, then ukemeza amategeko n'amabwiriza, ugahita ugira ute, ugahita wiyandikisha. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze kwiyandikisha ntabwo biba bihagije, ubwo hari ibindi bibakurikizaho, baguhereza icyo bita kuba wagira ute, kuba wakora icyo bita email confirmation, then ugahita ukurikiza amategeko n'amabwiriza, ukuza icyo bita visa application. Yes, muri video nakoze hasi nagiye mbyerekana uko ushobora kubyuzuzamo, ariko nkomeza mbabwira nti iyo utabizi ntukabikore, kuko hano haba harimo icyo bita amacenga menshi cyane, bari amacenga menshi cyane ku buryo iyo wishe akantu kamwe gatoya ibintu bihita bihinduka, ugasanga rimwe na rimwe urabyishe. Kandi ubundi kuri ibi bintu ari ibintu uba ugomba gukorana ubushishozi kandi ugakora ubizi, kuko iyo wibeshyemo akantu gato cyane ushobora kuba wabura amafaranga yawe yose watanze, kuko ya work permit yawe bahita bayifata nk'aho ari igicupuri cyangwa se ari fake document. So rero ni uko gahunda ziba zimeze. Ikindi ugomba kumenya yuko niba ugiye gushaka akazi, ugomba kubanza kumakinga sure ko uri tayari, witeguye. Ntabwo ari ibintu byo kujyamo ukina, kuko iyo ugiyemo ukina uhomba amafaranga yawe. Abantu benshi bakunda kugiramo hagati batarateguye ibintu, ugasanga baraferinze, ugasanga batangiye kwitwaza ngo abantu babakoreye nabi, ariko ikintu cya mbere ugomba kubijyamo utegura. Rero ikindi abantu barambaza bati izo work permit umuntu yazibona gute? Work permit ubundi ikintu cya mbere ushaka work permit, hari inzira ngiye nkunda kubabwira. Hari ukugana kampani zitanga ibyo bita zifasha kuba wabona work permit, kuko nta kampani itanga work permit. Ziragufasha zikakwishyurira bakazakoreza ya work permit. Icyo ni icya mbere. Ushobora kuba ufite umuntu muri ibi bihugu byo hanze, uwo muntu ukamubwira uti ngewe ndashaka work permit, akaba yayigushakira akayikoherereza. Ikindi ushobora kwizera umuntu uzi nyine ubizobereyemo, nawe akaba yagufasha. Ibyo rero nibyo bintu ugomba kumenya. Abantu benshi bakunda kuvuga bati se kwaje abasikama. Yego, abasikama baraje, ariko icyo nababwira ni uko nta kintu na kimwe ushobora gukora gutyo gusa utabanje kunyura kuri ba bandi, abo bantu nkubwiye hejuru. Ni ukuvuga ngo habamo icyo bita gufata risike. Iyo udafashe risike ntacyo ubona. Ibyo ngibyo murabizi, kuko ntabwo uzava hano ngo ujye Serbia, ahubwo ikintu ukora urasenga ukavuga uti Imana, amafaranga ngiye gutanga uzagenda imbere, ndetse ibintu byangiye gukora bizacemo. Rero murakoze cyane, ni ibintu nagira ngo mbasobanurire. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Ciao ciao.